twari bande nyagasani bwo gukwegera twagabanyabyaha n'abanyantege nke ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, tuyemerere tuyegere maze tugirire neza. Murakaza neza muri paruwasi itagira umupaka ya Buri Munsi, aho nyagasani aduhamagara kugira ngo turenge imbibi, nuko rero ibikuta byose tukabisenya navuga ibyaha kugira ngo tumurangamire, tumwiringire, abe ari ko gukomeza gutuyobora. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Muri iyi minsi hari ibibazo biremereye hano ku isi, wasanga ugifite cyangwa niyo ugifite ikibazo cy'ubuhemu, aho usanga abantu bari kwivovota baturiye yarampemukiye, yarampemukiye, umugabo tubana yarampemukiye, umugore tubana yarampemukiye, umwana tubana yarampemukiye, ugasanga uri kugenda wivovota uti barampemukiye, ariko ugasanga wibaza uti ese wowe ntabwo bihemuka? Aha tugiye kuganira muri aka kanya ku muti w'ubuhemu, umuti w'ubuhemu w'umubyeyi, bityo koko uze gusubizwa urebe icyo wakorera umuntu uguhemukira, umuntu uguhemukira buri kanya. Umuti w'ubuhemu uraza kwitwa discipline, imyitwarire myiza koko igufasha kurwanya ubuhemu. Ubuhemu rero turaza kuberekeza ku ijambo bita l'infidélité, kubaho koko udohotse, kubaho haradohotse, ugahemukira mu bantu mwashakanye, ubuhemu bukaba bwose. Nawe mugeze kwisuzuma n'indwara yageze iwawe, uyu muti koko ntuze kugucika. Umuti w'ubuhemu witwa discipline. Reka tugire icyo twanza gusobanura muri ibi byose kugira ngo nawe uze kubyumva. Discipline ni ijambo ry'ikilatini rivuga disciplina, rikava nanone ku nshinga y'ikilatini yindi yitwa discere, rikavuga ngo enseigner, étudier, kwiga. Discipline reka uburyo bwiza bwo kwitwara, ukitwara neza kugira ngo uko ukurikire kandi ukurikize umwigisha umwe ari we rukumbi Yesu Kristo utuganisha heza. Ngiyo discipline tugomba kugira. Naho ubuhemu ni uburyo nyine koko ushobora kubaho udohotse, ukanadohora n'abandi mu myitwarire mibi. Uyu munsi rero umuti nta wundi no kwitwara neza. Umuti wo kwitwara neza uvura ubuhemu, bityo nawe ukaba indahemuka. Iyo ufite discipline urakora bigakunda, iyo ufite discipline urarya bigakunda, iyo ufite discipline uraryama bigakunda, urasinzira ukabona ibitotsi kuko ufite discipline. Ufite discipline arasenga bigakunda kuko nyine aba afite nyine umurongo mwiza. Ufite discipline icyo akoze cyose kirakunda kuko nyine afite discipline. Ufite discipline yubaka urugo kandi rugakomera. Ufite discipline koko yitaba Imana, ngiye kuvuga mu muhamagaro uyu n'uyu bigakunda kuko nyine afite discipline. Discipline rero ni umuti uvura indwara nyinshi cyane. Nawe rero niba urwaye indwara y'ubuhemu cyane, fata kuri uyu muti kinini cya discipline, kizakuvura, kikuvure, cyongere kikuvure, ukire, ukize n'abandi. Bita gute umuntu utagira discipline? Bamwita indiscipline. Umuntu nyine wananiranye, umuntu udashobotse, umuntu witwara nabi, wa muntu wadohotse, bamwita indiscipline. Akamvuga igira iti ihene uyifata igihebeba. Natwe rero muri aka kanya tujye kongera gufata ahantu hose koko twagiye twirekura, wongera ufate kugira ngo ufatire discipline uyifate kandi uyikomeze. Discipline ese ugira discipline, uburyo bwo kwitwara utadohoka kandi utadohora abandi. Tujye kureba ingingo enye zo kudufasha kunywa uyu muti, dufatire umuti neza koko discipline, bityo koko tube indahemuka. Tubindahemuka kuko twashakanye, kubindahemuka kuko tubana, kubindahemuka imbere y'Imana mbere ya byose. Ingingo ya mbere yitwa urugero, model, urugero ushobora gukurikiza. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe. Bishatse kuvuga ngo umuntu mwiza iyo umugendeyeho ugera heza, naho umuntu mubi iyo umugendeyeho nawe birangira ko kakuganishije ahari, akagutura mu rwobo, yarangiza akigarukira ngo ukabuguye mu rwobo. Dufite urugero rwiza koko rwa discipline, natwe tukaba bigishwa koko les disciples. Uwo ni Yesu Kristo. Dutangazwa n'ukuntu Yesu Kristo n'ubumana bwe bwose, nanjye kuvuga n'umuntu bwe, yari afite discipline. Discipline ya Yesu yari ishingiye kuri orere, ingengabihe. Yesu Kristo yari afite ingengabihe. Iyi ngengabihe rero hari bamwe batari bayizi. Umwanya ngiye kuguha amakuru ku ngengabihe ya Yesu, uza kureba uburyo Yesu Kristo yari afite discipline. Discipline koko izamurinda ubuhemu, ikamufasha kudahemukira abantu yaratumweho, no kudahemukira Imana Data
bumbura Bibiliya yawe ubundi kuko turebe iyo disipurine ya Yezu yari ishingiye ku ngengabihe. Ubwo iyo ngengabihe tuyisanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka umutwe 21 umurongo wa 37 kugeza ku 38. Iyo ngengabihe uyitege amatwi kandi ifate mu mutwe, nako ko kubera urugero. Ku manywa Yezu yigishirizaga mu ngoro, ariko nijoro akajya kurara ku musozi w'imizeti. Nuko mu gitondo cya kare abantu bose bakamusanga mu ngoro kugira ngo bamwumve. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Amen, amen, amen. Mubyeyi wumvise ingengabihe ya Yezu igizwe n'ibyo bihe bitatu: isengesho, kuruhuka ariko gusinzira, kuryama, ndetse n'umurimo w'ubutumwa, gukiza abarwayi, gukora ubutumwa bwo kwigisha. Mbese mu Kristo muvandimwe, nawe ugira ingengabihe. Abantu benshi kuri iyi si uzasanga ikidutsinda wowe nanjye turimo nuko nta ngengabihe tugira. Ukora imirimo myinshi, ukora imirimo myinshi ariko uri mu kavuyo, nta ngengabihe ugeze ukora ingengabihe. Burya biturinda ubuhemu, kuko hora uzirikana ngo iki kintu nacyanditse, iki kintu uko nagifite, iki kintu uko nagiteguye, reka ngerageze. Wumvise orere ya Yezu. Yezu nawe afite ingengabihe. Urusha iki Yezu ko nawe yari afite ingengabihe? Nawe rero niba ushaka ko kudajya uhemuka, fata ikaramu ujye uteguye gahunda y'umunsi, utegure na gahunda y'ukwezi, utegure na gahunda y'umwaka, pourquoi imyaka 5 kandi byaba. Ujye ugerageza rwose utegure gahunda yawe, wumve ukuntu uzajya uryoherwa, urebe ukuntu uzajya ukora ibintu byawe neza kandi bigakunda. Abantu benshi twicwa n'ukuntu ibintu twabiteguye, ntabwo dutegura. Na niyo mpamvu uzasanga bamwe kuko baraje bababaye, barashavuye, umugoroba ukaza kurangira buri wese kuko yakabije agahanga, buri wese yashavuye, yananiwe, yakoze imirimo myinshi udaca, ariko akaza gutahana umunaniro, stress, ububihe. Kubera iki? Ndigeze ategura gahunda, yakoze byinshi ariko yibagirwa gahunda, umurongo. Na Yesu Kristo yari afite umurongo rimwe na rimwe atagombaga kurenga, ariko nanone ntitwirengagize ko haba icyo bita les imprévus. Ibyo byose koko byadutunguye tukabyinjiza no muri iyo gahunda twari dusanzwe dufite. Ibintu nibigutungura nanone ntacyo bizagutwara, bizagushimisha, kuko bizasanga ko witeguye hari umurongo usanzwe ufite. Kugira umurongo niyo discipline turi gukomeza tuvuga. Umuti w'ubuhemu, abantu benshi barahemuka kubera ko nta discipline bafite, nta urere bagira, nta ngengabihe bagira. Ingengabihe mu Kristo muvandimwe, na Yezu yari afite ingengabihe. Wayumvise? Ingingo ya kabiri yitwa programmation, guteganya. Umuhanga niwe uvuze ati l'homme propose, Dieu dispose, mais malheureusement Satan disperse. Ngo umuntu arategura agateganya, ariko Imana akabiriza kuzuza. Ariko none kundi ruhande haba hari ka Sekibi kari gushaka gutatanya imigambi y'abana b'Imana, ariko burya Sekibi atatanya ibyo nyine asanze bitari ku murongo, ariko ibintu byaba biri ku murongo, Sekibi ntacyo abitwara. Ngiyo rero programmation, guteganya no gutegura, Imana ikaza ngira ite yuzuza. Abantu benshi koko ntabwo tujya duteganya. Abantu benshi koko ibintu bipfa kutwituraho, ukajya kubona kandi ibintu birakwituyeho, ibyinshi bikaza koko nk'impanuka. Aha, ikibazo kiri mu mutwe. Sinigeze mbwira ubwenge bwanjye ko iki kitaza gushoboka. Burya abahanga bavuga ko ikintu cyose bashyize mu bwenge ngo ntikijya kivamo. Iyo ubwiye ubwenge uti ngiye ku isoko, ubwenge bufatanye n'uwo murongo uhaye. Iyo ubwiye ubwenge uti ngiye gusinzira, ubwenge buhita bubifata mu mutwe. Iyo ubwiye ubwenge uti ngiye kurya, ngiye kuryama, ngiye kuruhuka, ubwenge buhita bwakira bene ayo makuru. Aha, ikibazo nuko ntacyo tuba twabwiye ubwenge bwacu. Burya ubwenge bwacu ni fidèle, ni twebwe tubuhemukira rero tukaba abahemu, les infidèles. Ariko ubwenge bwacu bwabwo burasobanutse kandi buranasobanura neza. Ngo hari urugo rw'abajene mariye, ngo bari bamaze imyaka irenga 10 batarabyara. Ngo batinyaga kubyara mbere, ngo kubera ko bagishyingirwa, umwe yagiye mu mashuri undi ajya mu yandi, bahugukira umurimo wo kwiga. Nuko rero babwira ubwenge ko batiteguye kubyara. Ubwenge burabyakira. Noneho ngo barangije kwiga ngo bifuza kubyara. Noneho bashaka umwana ntibikunde. Nuko rero ngo baza kujya ku mujyanama wa roho, bamaze kuganira, amaze kubumva. Ndavuga mu psychologue arababwira ati ngaho rero ni mujye mu kiliziya, mujye imbere Yezu, mumubwire muti Yezu, ubu noneho twiteguye kubyara, ubu noneho turabyiteguye, uduha umwana. Uzi ko ngo umwaka washize ba babyeyi wa mugabo na wa mugore koko babona umwana,
kubera iki? Kubera Imana barangije kuyiha amakuru ati noneho turiteguye. Hari igihe nawe byanga kubera ko nyine utiteguye. Hari igihe utabona iki na kiriya kubera ko utabyiteguye. Hari igihe nawe wasanga utarabona umwana kubera ko nyine birashoboka utamwiteguye. Wasanga utamwiteguye, birashoboka. Ntabwo mvuze ko ari itegeko, birashoboka. Ikibazo cyo kwitegura mubyeyi we. Iyo ubwiye ubwenge uti sinshaka kubyara, sinshaka kurera umwana, ubwenge burabifata burya. Hari n'igihe umuburira icyo ngicyo. Sinshaka umwana, ngibyo ni koko bingana gukuramo inda. Ngaho natekereza uri nka mukazana, ugiye kwa nyoko uko batagushaka, urugo rutagushaka. Ese koko uzumva wishimye cyangwa uzumva koko biri kuguhandahanda kujya gushaka ku muhungu wabo? Ngo kuko iyo ugiye ahantu batashaka kukwakira, hari igihe nawe kujya mu mutwe ukajya wumva neza barakwanze, ukajya wumva neza utahajya. Ntawajya nyine ahantu batamwakira. Ni ngombwa guteganya aho tugiye, imirimo yacu yose tukayiteganya kandi tukayitegura. Ni ngombwa koko tuzaha Imana amakuru tuti nanjye nditeguye. Imana icyo gihe koko nawe izahita ikuzuriza. Ibi ngibi bikatuganisha nanone uburyo umugabo n'umugore bari mu rugo bashobora guteganya uburyo bwo kubonana kandi bigakunda pe. Ati nge nzabonana n'umugore wanjye iki gihe, nzabona n'umugabo wanjye iki gihe, ejo kuwa mbere nzabonana n'umugabo wanjye, kuwa kabiri sinzabonana nawe, kuwa gatatu nzabonana nawe, kuwa kane nzabonana nawe, saa 10 nzabona n'umugabo wanjye. Gutyo mugategura urugo rwanyu kandi birakunda iyo mwabiteguye. Ariko none iyo mutabiteguye, hari nkuza nk'inyamaswa muri mwe, harushaho kuza nk'inyamaswa, harushaho kuza nk'iyagatera, harushaho kuza hubutse, byose bikaza kurangira koko muri guhemukirana, bikaza kurangirira mu buhemu. Kubera iki? Ntabwo mwigeze mutegura, ntabwo wigeze umutegura, ntabwo wigeze mugira icyo muteganya muri byo byose. Nibwo bizarangira koko bamwe bakazatwara indango zitateganyijwe, indango zitateguwe, bagatangira bakarira bakaboroga. Kubera iki? Ntabwo nyine mwigeze mubiganiraho, ntimwigeze mubitegura, ntimwigeze mubiteganya. None ugiye kubeshyira ngo se kibi abandi wagowe, ngo se kibi yaragowe rwose, shitani duterereje ibyago. Kandi koko murabura iki? Murabura guteganya, murabura gutegura. Rero tujye dutekereza, ari no mu rugo mu bana w'abashakanye ushoboka neza kandi ukagenda neza, kuko abantu bafite ubwenge ntabwo ari nk'inyamaswa. Inyamaswa nizo koko zidashobora guteganya no gutegura kuko zo nta bwenge zifite. Ariko wowe nanjye dufite ubwenge, na niyo mpamvu n'uwo mubano n'uko kubonana nabyo bije mu bwenge byakunda kuko ufite ubwenge. Inyamaswa zigira l'instinct, nako kantu nyine gatuma inyamaswa zipfa guhuruduka, zigahubuka, zigakora byose zitiriwe zitekereza. Ariko umuntu we ntabwo ajyangwa n'umubiri, ntabwo ajyangwa na instinct, ahubwo ubwenge bwakorana n'umutima. Noneho ngiyo ya discipline koko ukamererwa neza, umuntu koko agatwara ubuzima ku murongo. Ariko nanone tutirengagije ko ubuzima nanone ufite delimite, ufite intangiriro, ufite n'iherezo. Na niyo mpamvu mu kubutwara nanone dufite aho dutagera. Aho dutagera rero Imana ishaka gutugeza. Hari ibyo tutakwishoboza, ariko none iyo twabishyize mu maboko y'Imana, Imana iradushoboza. Iyo twabwiye Imana aho tugeze, tukayibwira tuti nyagasani dore aho ngeze, dore umurongo nanjye nafashe, Imana burya irawakira. Imana imeze nk'iyo serivo ubwira uti dore uko nabigenje, dore uburyo tuzabana n'umugabo wanjye n'umugore wanjye, dore uko twateganyije, dore uko twateguye. Imana yamara kubyumva ikabikora, kuko Imana yacu ntabwo isinziriye. Imana yacu irakora kandi igakora ikurikije nuko itubona, ifite aho ishaka kutuganisha n'umurongo mwiza ishaka kuduhereza, kuko Imana yacu idasinziriye ahubwo irakora buri kanya. Rero mubyeyi, mu rugo rwawe ntuzigena n'uvuga uti sinzi uko byagenze we, uyu mwana arongiye kuza we, bikazarangira koko ufite abana benshi. Nanjye kuvuga abana baje nk'impanuka, abana baje utabishaka, abana baje koko utabiteganyije, utabiteguye, sinzi uko byagenze. Iyo sinzi rero iraganisha mu cyaha, icyaha cyo kwirengagiza, kuko umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka. L'intelligence et la volonté, ubushake ndetse n'ubwenge biba birimo. Ariko natwe tujye dutekereza ibintu byose byatwayeho ngo ni impanuka. Ariko koko tuzagira impanuka zo mu muhanda, ibinyabiziga bigira impanuka, n'umuntu koko nawe agira impanuka, ngo umwana yaje, ngo umwana arasamye, ngo asamye umwana, ngo ni impanuka yo gusama umwana, impanuka yo gusama umwana. Koko babyeyi, tujye tubeshyera Imana ngo impanuka z'uko twasamye abana, impanuka z'uko ugiye kubyara, impanuka koko impanuka n'izindi impanuka nyinshi ku nzira, nazo koko tuzigeranye n'impanuka z'abana. Mu rugo rwanjye ngo ni impanuka.
aha guteganya gutegura urundi ruhare tukarurekera Imana kuko turi abantu ariko turi abantu koko Nyagasani yaduhaye natwe ubwo bubasha bwo guteganya no gutegura ngo kuko tubeshyera shitani yashutse shitani yereye mu byanjye shitani koko inteje ibyago nyamara ukirengagiza uruhare rwawe nawe muri ibyo byago wagize ngo impanuka ariko ujye uzirikana ngo sinigeze ntegura sinigeze nteganya wasanga nawe icyo kibazo ufite icyo kibazo cya discipline kiri wawe wasanga ufite ikibazo muri discipline ndifuza gusoza iyi ngingo ya kabiri programmation murangira encyclique ya Papa Paul wa gatandatu ubwo yanditse kuri 25 z'ukwa karindwi 1968 humane vite sur la vie humaine ubuzima bw'umuntu ubwo muri icyo gihe Papa koko muri urwo rwandiko rwa gishumba yashakaga koko uburyo bwo guteganya ibyaro urwo rwandiko rukaba rurwanya les méthodes artificielles de contraception uburyo bwa kijyambere bwo kuringaniza ngo ibyaro ndetse aza no gutanga ibisubizo bibiri sur l'amour conjugal et sur la paternité responsable ubwo yavugaga uburyo umubano w'abashakanye ko ugomba kugenda uburyo abantu koko bagomba kubyara ariko akakandi igisubizo yatanze kiracyakomeje na n'ubu cyitwa la paternité responsable umubyeyi nyine uzi gutegura umubyeyi uzi guteganya umubyeyi ufite ubwenge ushyira mu bwenge iki gisubizo rero kizakomeza giturange uburyo koko umubyeyi mu rugo agomba koko ibyo byose kubigenga kandi akabimenya ko umubyeyi mu rugo paternité responsable n'umuntu ushobora gusubiza agasubiza neza akavuganira umuryango we umuryango ukamererwa neza la paternité responsable ni igisubizo cya Papa Paul VI mu buryo bwiza bw'umubanire umugabo n'umugore mu gihe dufite ikibazo kiremereye cyane no kuri iyi si abantu benshi bari kwiyongera wenda ubukungu bukagabanuka ariko igisubizo ntigishingiye ukura mwenda kubera ngo izo mpanuka zatugwiririye igisubizo ntabwo ari aho gishingiye igisubizo ntabwo gishingiye mu kwica abana b'impinja igisubizo ntigishingiye mu kubagabanya mu biyobyabwenge igisubizo ntigishingiye mu kubica mu gukuramo inda ahubwo igisubizo gishingiye kugira ubwenge bwo gutegura no guteganya nta bundi ni ya discipline nyine ni kwa kwifata ukikomeza wakwirekura ukagwa wakwirekura ukadohoka icyo gisubizo umva ni igisubizo cy'ibihe byose na paternité responsable se mubyeyi urabyumvise uburyo ko gushyira mu bwenge mu mubano w'umwashakanye ugashyira mu bwenge n'umurongo ariko kanibuka ko turi abantu dufite intege nke nabyo mpamvu izo ntege nke koko zigombera discipline iyo ufite discipline koko ni Imana nayo igenda koko yongera Imana ikarushaho kuguha imbaraga zo kubitsinda kuko ubasha ntacyo twakwimana nta nicyo twakwishoboza reka rero tujye ku ngingo ya gatatu iza ko kudufasha gukomeza tubona iki gisubizo gikwiriye n'uyu muto ukwiriye wa discipline koko dukomeze tuwusigasire ingingo ya gatatu iraza kwitwa uburozi abantu benshi dukunze kwiroga bamwe bakiyoba ibyabwenge babizi cyangwa batabizi ntawamenya ucyahoze ibiyobyabwenge inzoga zikomeye inzoga za kijyambere n'ibindi byinshi cyane bishobora gukurira ubwenge za virusi erega burya n'imiti utayitondeye nayo yakurira ubwenge ni ngombwa nayo kuyitondera kadoze nyine nibwo kuko uzasanga hari imiti nanone hari ibiyobyabwenge byinshi twagiye dufata nk'uburozi bikaba koko bituma tudohoka ukaba waradohoye umubiri wawe wose nirinze kuvuga roho kuko iyo yagiye kera yaradohotse imiti inshinge ibinini ibyo byose kuko bikinjira mu mubiri wacu bikaza bije kutudohora bamwe bakamera nk'ikindi kiziriko cyangwa zase komeza umuki kaza gusanga koko buri wese koko yacitse ikiziriko ari kurenga karengera kubera iki uburozi ushobora kuba wishyizemo banavuga ngo tout corps étranger ikintu cyose kinjiye mu mubiri kigira uburyo koko kiwuhungabanya gishobora kuwugira neza cyangwa nabi gishobora kuwudurumbanya ariko tuzirikane ko imiti yose uzafata utarwaye itaje kuvura indwara iyo ari yo yose waba urwaye uzamenye ko ije kudurumbanya nyine umubiri wawe izatuma koko umubiri ugabanya imbaraga système immunitaire affaibli nuko rero imbaraga zigatangira zikamujya mu mubiri nibwo uzasanga ko watangiye kudohoka kubera iki wabuze discipline habaye ikeya nyine iyo wabuze discipline rero ushaka kwitabaza ibintu byose biguhindura indiscipline bigatuma koko umubiri udohoka umubiri uzakora nabi nibwo uzasanga koko igifu gitangiye gukurya umutima utangiye gukurya
za diabete zabaye nyinshi cyane, ingiko sinakubwira utangiye urwara ingiko, umuvuduko w'amaraso, hypertension, hypotension n'izindi ndwara nyinshi cyane. Kubera iki? Wadohotse nyine, hari ibyo ushyizemo byakudohoye kuko wafashe imiti y'indwara nyine utarurwaye. Icyo gihe izakuzengereza, yongere kuzengereze, ikwempoze nyine discipline yayo, kuko nyine wowe wabuze discipline. Ni ngombwa rero umubyeyi ujya witondera ibintu urya n'ibintu unywa, kuko rimwe bishobora kubera uburozi cyangwa n'umuti nyine. Bikubera umuti byari igihe koko hari indwara urwaye. Ese urwo rushinge, icyo kinini ugiye gufata nuko urwaye, ujye ubanza wisuzume umenye koko indwara urwaye mbere yuko koko ufata umuti. Igihe cyose wafashe umuti utarwaye, uzamenye ko umuti uje kudurumbanya mu mubiri, byarangira koko umubiri koko ugasara neza neza, ugasara ugasizora, ukiruka cyangwa ukaba wanajunjama. Kubera iki? Umubiri wawe koko uri kuremerera. Umuti wose iyo ugeze mu mubiri ni nka virusi rega, cyane cyane iyo udakenewe. Hari icyo bita mu gifaransa mutation, changement, diverbe latin mutare, guhindura. Iyo uhinduye rero iyo ikintu kikobise mu mubiri kigira uburyo gihindura umubiri. Uzi ko akaboko gashobora guhindukira kareba inyuma, uzi ko ijisho rishobora guhindukira rikareba inyuma, uzi ko umunwa ushobora guhengama, uzi ko amazuru ashobora guhengama, uzi ko umubiri ushobora koko kugondama, n'ibindi byinshi cyane, umusatsi ukaba wacurama, n'ibindi byinshi cyane. Kubera iki? Hari ikintu cyahindutse mu mubiri wawe, none koko umubiri utangiye ukora nabi, kuko nyine hari ibyo washyizemo bitari bigenewe umubiri, none koko biri kuwukoresha nabi. Mubyeyi, igisubizo cya Papa Paul VI wacyumvise, paternité responsable. Ujye wirinda ibintu byose wakwinjiza mu mubiri wawe naringiye kuvuga bidakwiye, ntacyo bije nyine gukumarira, bizagusigingiza, bizakuburabuza, bizakudohora. Kandi wowe ko turi kurwanya iki? Turi kurwanya ubuhemu. Bityo koko tukirinda kuba abahemu, ahubwo tukabindahemuka kubera ka discipline kacu, imyitwarire myiza. Iyo ibintu byakugeze mu mubiri ko kugira imbaraga nkeya, akajya bintu umuhanga yavuze ati iyo umubiri ufite imbaraga urawutegeka ukakumvira. Ariko akantu gacunge umubyeyi, nanone iyo umubiri ufite imbaraga nkeya, nawe ubwawe uraguhindukirana ukagutegeka, ugakumvisha, bikaza kurangira koko ubuze epfo na ruguru. Nibwo uzasanga ko umuntu ntagisenga, umuntu ntagikora, umuntu nta mbaraga kigira, nta kuraje akigira, umuntu kuko ari aho ngaho gusa, ariko koko yabuze epfo na ruguru. Kubera iki? Ka discipline karagiye, warakirukanye nyine. Umubiri nanone ugira intege nke, turabizi, ariko nanone hari igihe natwe dutiza umurindi izo ntege nke zacu. Aha baravuga mu Kinyarwanda ngo usenyurwe umutiza umuhoro. Reka tujye ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane yitwa inyongezo. Iyo ugiye mu isoko, hari igihe ujya kugura ikintu bakaguhereza n'inyongezo, ariko mvuze ngo usanga umubyeyi ujye witondera inyongezo. Inyongezo ishobora kuba ari mbi cyangwa nziza. Inyongezo. Muri minsi dufite ibibazo bikomeye cyane mu ngo zacu, aho usanga ingo nyinshi ziri kwivovota ziti dufite abana benshi koko. Rimwe na rimwe umugabo akabwira umugore ati umva rero jya kuringaniza, cyangwa usubire iwanyu, cyangwa dutandukane. Hano iterambere ryaje kuko ari abagabo nabo noneho bagomba kugira nanone operation bakorerwa kugira ngo koko kuringaniza urubyaro bishoboke kandi ngo bigende neza. Umwe ashobora kubikora cyangwa undi nawe akabikora. Ubundi usibye ko wantera ibuye cyangwa nanjye nagutera ibuye, ariko ubundi izo metode zose artificielle tuzijyaho, ubwo buryo koko bwa kijyambere bwa kizungu tujya kubujyaho. Nyamara igisubizo twagisize cyitwa discipline. Uri umuntu ufite discipline, muramutse mwumvikanye mu rugo rwanyu mufite discipline koko, wagize ngo hari icyabananira se? Il suffit de programmer. Ni ngombwa kubitegura gusa byakunda pe. Ese mwaragerageje? Yego mushoko mwaragerageje bikanga nabyo, bishobora kwangerega kuko turi abantu nyine. Nanone utekereza turi abantu, hari aho tutigeza. Ariko se kuba hari aho tutigeza, ni ngombwa gushakira handi mu bigunda, mu bihuru, aho gushakira ku Mana. Ese tujya dushakira ku Mana igihe byatunaniye? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupadiri w'umujene ngo arafite ikibazo kiremereye cyane. Babyeyi ngiye gukivuga wasanga kikuriho nanjye kindiho, twese turi mu isi. Burya iyo uri ku isi uba uri kurwana urugamba rukomeye. No kwitonda rero,
kandi abanzi turwana nabo ntiwapfa kubamenya ni benshi cyane. Nuko rero umujene pretre ngo arafite ikibazo kiremereye cyane kuri we, ngo mvaga ari ikibazo. Nuko rero ngo umunsi umwe ngo akajya ajya gushengerera. Mu gushengera noneho akabona nkaho Yesu ntacyo ari gukora ngo kibazo arafite. Kandi kuko umujene pretre yifuzaga kwitwara neza, kuko akamera neza, akifuza ko azahemukira Yesu. Nuko ngo umunsi umwe ngo aza kwandika akabaruwa kandikiye Yesu, noneho akajya gasiga mu ntebe ye ahantu yasengeraga. Ngo gwabanaga n'undi umupadiri w'umusaza. Wa mupadiri ukuze ngo aza kugira cya ari kwitambukira, bishoboke ko ari muri chapelle, aza kubona urupapuro rudasanzwe nyine rwa mujene pretre, rwa mupadiri mushya. Wa mupadiri aza gutora rwa rupapuro hasi muri chapelle, hari handitseho isengesho. Noneho padiri agira amatsiko yo gusoma iryo sengesho, kuko asanga nawe riza kumufasha. Ngo umujene pretre ngo akaba yaranditse ngo, kuri Yesu ndagusaba ngo umfashe rwose, sinshaka kuzaguhemukira, ariko mfite ikibazo kirari ry'umubiri. Kuva umubiri urivumbuye mwumva ngeze kure. Yesu rero mfite ubwoba ko umubiri ushaka kuzandusha imbaraga, akenshi numva nararikira. Yesu rero kugira ngo ntazagurwa n'impanuka nkaba natungurwa, ndagusaba nkomeje kwandangiza mu irari ry'umubiri, bityo sinzongera kubyifuza na gake. Yesu nizeye igisubizo cyawe cyiza, amen. Nuko padiri w'umusaza aza kwegera wa mupadiri mushya, amubwira ko hari isengesho yatoye muri chapelle, ari kwibaza ko ari irye. Maze wa mujene pretre aramubwira ati, iryo sengesho rwose ni ryanjye mubyeyi. Maze umupadiri mukuru baramubwira ati, umva rero padiri w'umujene, iri sengesho ryawe Yesu ntiyaryumva. Yesu aramutse aryumvise, waba ufite ibyago bikomeye cyane. Irari ry'umubiri riramutse rikurangiyemo neza rikazima, ntiwaba ukiri muzima burya. Icyo bita affection kiramutse kirangiye, ntabwo nawe nyine waba ukiri muzima. Nta santima wakongera kugira, wabihirwa kandi ukabishya. Irari riramutse rikurangiyemo ry'umubiri, nta bandi banyantege wakongera kumva, nta banyabyaha wakongera kumva. Wajya wumva nk'undi muntu irari ryaganje, cyangwa wowe nko mu ngeso mbi y'ubusambanyi n'izindi ngeso mbi zose zijyana n'irari ry'umubiri, ukumva nkaho nyine bitabaho. Iyi affection rero, uko kurarikira, bigatwibutsa ko umubiri nyine ubyara udahatse, kandi ko umubiri urarikira, ariko bigomba kutuganisha none ku nyota y'Imana, kurarikira Imana. Tukumva ko ibyifuzo by'umubiri, iby'umubiri ushaka, nta na kimwe gishobora kuzuza cyangwa ko kuzuza iryo rari ngo ribe ryashira burundu. Irari rishize mu mubiri w'umuntu, no kubona Imana yakongera kuyibona, no kureba Imana yakongera kuyibona, kuko iryo rari rikibutsa ko tugomba guharanira kurarikira Imana yonyine. Rero mwana wanjye, kubagira irari ry'umubiri ntabwo ari ikibazo, kuko umuntu muzima ashobora kugira irari wese. Ariko icyo dutandukaniyeho ni uburyo bwo gutsinda iryo rari. Utsinda irari rero bigusaba iki? Bigusaba discipline, ugategura ibizakurinda ubuhemu ibyo ari byo byose. Irari ry'umubiri riramutse rikamutse muri twebwe, burya ntabwo nyine twaba tukiri abantu. Iryo rari rero riza ritwibutsa ko tugomba kurwana, tukarwana intambara y'umubiri, intambara y'ibidushuka, intambara y'ibyo byose bishobora kuza kuduhemukira, ukabirwanya koko ukoresheje iki? Discipline. Rero mwana wanjye, igisubizo nta kindi discipline, kwifata ukongera ukifata. Igihe irari ryaje rikwibutsa koko umubiri ufite intege nke, ariko kugomba nanone guhora ku rugamba urwana mpaka umwaka ugashira uri kurwana, ibiri igashira, itatu igashira, itanu igashira, ubuzima bwose ukaba uri kugira uri kurwana, urarikiye Imana yonyine, ari urangamiye koko. Bityo koko watsinda. Iyo utsinze koko nibwo ugira ibyishimo. Utsinda rero nta kindi, niyo discipline ya buri gihe, nuko gutira no gutirata, kuko iryo riri ritaje nawe wakwirata nyine. Ushaka kwiyemera, bigatuma kwiyemera ku bandi, kandi twese turi abantu. Twese dushobora kurarikira, ariko icyo turushanwa ni ukurwana. Rero mwana wanjye, komeza urwana urugamba rukomeye cyane mpaka utsinze mu budahemuka, utsinze ugatsinda ubwo buhemu. Ngiyo discipline ugomba kugira, imyitwarire myiza. Irari ni riza rero, rijye rigufasha kurarikira Imana. Nuko wa mupadiri koko bishoboke ko nyine rya sengesho yarihinduye, kuko Imana ntabwo ishobora gutukura mu irari. Ntitwaba tukiri abantu nyine, twaba tukiri bazima. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akozwe. Kuko abantu benshi dushaka gukemura irari,
rimwe na rimwe tugashaka ngo ingingo zose zidutera gucumura, zidutera kurarikira, tube twabasha kuzikuraho. Oya, kuko urwo rugingo, izo ngingo nyagasani nyine zifite umurimo wazo. Ntabwo zagenewe ingeso mbi z'ubusambanyi, ntabwo zagenewe ingeso mbi z'urukozasoni, ntabwo zagenewe gukora ibibi. Ahubwo burya buri rugingo rufite umwanya warwo n'umumaro warwo mu mitekerereze myiza no kugira ngo ubuzima bwose bugende neza, kandi ko tuzikoresha mu murongo mwiza, koko umurongo mwiza wo kudahemukira Imana. Ngiyo fidelite, ngubwo ubudahemuka, uko ugomba kwitwara cyane cyane wubahiriza disipurine nziza. Ni nabyo koko uzacunge, uzasanga igihe cyose uri gufata ibintu bikudohora, imiti, inshinge, ibinini, ibiyobyabwenge, urumogi, inzoga zikomeye cyane, ibyo byose bigenda bikudohora, bigakumaramo umuntu, bikagukamuramo umuntu. Ukaza gusanga koko abantu bamwe bajya baba nk'inyamaswa, abantu bamwe koko urukundo rwadukamutsemo, ntugikunda mugenzi wawe, nta disipurine ukigira, nta sengesho ugikora, usenga ntukibishobora. Kubera iki? Bya bintu biroshyemo. Wowe wibwiraga ko bigiye kugufasha gukemura cya kibazo, ikibazo cy'irari, ariko ahubwo nibyo byagiye byakudohora. Ushobora kudohoka ukadohoka wese ko kadohotse, ariko iyo ukomeye kuri disipurine yawe kwifata, ariko ukibuka ko utakwifata udafatikanyije n'Imana, aha, aho ngaho uratsinda kakahava. Uzacunge, uzasanga ko urukundo rwarakamutse. Kubera iki? Ibiyobyabwenge. Kwizerana mu rugo byarakamutse. Kubera iki? Ibiyobyabwenge twagiye twipakiramo bitudohora. Ntukizera mugenzi wawe mubana, ntukizera umugore wawe, ntukizera umugabo wawe, umuntu wese ukamufata nk'umuhemu, wese araguhemukira. Kubera iki? Nawe wifitemo ubuhemu, kuko wasanga hari ibintu wafashe byaguhinduye disipurine, none kuko ukaba umurongo warawutaye. Nk'uko abantu benshi bajya bata imirongo yabo, guta umurongo bwa burenganzira nyine ukaba wararenze inzira. Kubera iki? Disipurine yarakamutse, nta disipurine gifite. Disipurine rero ni ugukurikira ndetse no gukurikiza Kristo, kuko niwe rugero rwiza kuko tugomba gufatiraho. Bityo buri gihe cyose ukavuga uti, nanjye koko ubwenge Imana yampaye ngomba kubukoresha bukangeza heza. Wabukoresha neza, paternité responsable, ntabwo gusigarukira gusa ku bashakanye, ahubwo ni uburyo bwiza bw'umurongo mwiza koko nk'umubyeyi ashyiramo ubwenge mu bintu byose akoze, akaba yategura, agateganya, akavuga ati, aha simbarenga kubw'itegeko mfite, itegeko ryanditse mu mutima wanjye, aha ngaha sinjyayo kubw'itegeko mfite, iki ngiki singikora kuko ari kibi, ndabizi ko ari kibi, ntabwo ngikora, ndabizi ko ntaza kujya aha ngaha, ndabizi ko umuntu ugomba kuwukurikiza. Ubundi ugateganya, ahasigaye ukarekera Imana umwanya wayo wo kuzuza. Yabyuzuza rero ubuzima bukagenda neza, kuko turiho nk'abanyantege nke, turiho nk'abanyabyaha. Niyo mpamvu ko tugomba kurekera Imana umwanya wayo kugira ngo ariyo itugenga, kandi kuko itugorore neza uko ishaka. Aha, ikibazo cy'irari ntabwo gikemurwa n'ingeso mbi z'ubusambanyi wakwishoramo, ntabwo gikemurwa iyo ufite umugabo cyangwa ufite umugore, ahubwo ikibazo cy'irari gikemurwa na disipurine wa mubyeyi we. Guhora na disipurine, guhora ku rugamba. Ntuzigere na rimwe umanika amaboko ati ndananiwe. Ntuzigere na rimwe koko udohoka. Nutangira kudohoka, utacyubahiriza ingengabihe yawe, nta sengesho rikiranga iwawe, imikoro ntugikora neza uko bikwiye, ahubwo biroshyemo ibiyobyabwenge bikudohora, kakubayeho. Ahasigaye uzamenye koko kontorori izaba yarangiye, kontorori tekinike izaba yarangiye. Nko ku kinyabiziga iyo kontorori tekinike yarangiye, barakwandikira bakagufata mu muhanda ugatanga amande. Kubera iki? Kontorori tekinike nyine yarangiye. Iyo kontorori tekinike yarangiye, burya ushobora kuba uri kugwa ahantu habi. Iyo nta disipurine ugifite, wagwa ahantu habi, wamererwa nabi. Ndakwifuriza ubuzima bwiza, ndakwifuriza kumererwa neza, ndakwifuriza kwitwara neza, kugira ngo ubuzima bukuryohere kandi uryohereze abandi igihe cyose. Cyane cyane ukomere kuri disipurine, imyitwarire myiza buri gihe. Turi abantu, turi abanyantege nke, ariko izo ntege zacu Imana niyo izikomeza. Byumvikane, iyo twashyize ubuzima bwacu mu Mana nk'abantu batafite icyo bimarira, nk'abantu koko abanyantege nke, bityo koko bikadufasha kunogera Imana buri munsi. Mbifurije neza n'amahoro by'Imana, bityo koko bibarange igihe cyose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko na Gisilasi
wa diyosesi ya Cyangugu. Sinzigera mwihakana